turabashoje mwese abadukurikiye kuri uyu munsi tunabashimira ko mukomeje gukurikira amakuru tubagezaho, by'umwihariko aba yagiye avuga mu binyamakuru bitandukanye. AFC M23 yemeje ko Joseph Kabila atari umunyamuryango wayo. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rihamya ko Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 atari umunyamuryango waryo. Ni igisubizo umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa yahaye abanyamakuru kuri uyu wa 25 Nyakanga 2025 ubwo yabazwaga niba koko Kabila ari umwe mu bagize iri huriro nk'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibivuga. Uyu munsi urukiko rukuru ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruherereye Kinshasa rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Kabila adahari, aho ashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibi byaha Kabila yabikoze nk'umwe mu bayobozi ba AFC M23. Ni dosiye yafunguwe ku mugaragaro muri Gicurasi ubwo uyu munyapolitiki yasuraga umujyi wa Goma ugenzurwa n'iri huriro akawushyiramo ibiro bye bihoraho. Kabila we yatangaje ko ataba muri iri huriro kuko iyo ababamo riba ryarafashe ibice byinshi kurusha ibyo bigenzura ubu. Yasobanuye ko ashaka gutanga umusanzu mu rwego rw'ibiganiro kugira ngo igihugu cye kibone amahoro. Mbonimpa yatangaje ko uru rubanza rugamije guheza Kabila muri gahunda yo gushaka amahoro muri RDC, ibishobora gutuma aya mahoro ataboneka kuko uyu ari umunyapolitiki ufite ijambo rikomeye. Yabajije ati, ese mutekereza ko koko amahoro ashoboka muri iki gihugu Joseph Kabila yahejwe? Abajijwe niba Kabila ari umunyamuryango wa AFC M23, Mbonimpa yasubije ko atari ko biri, asobanura ko uruzinduko uyu munyapolitiki yagiriye i Goma ntaho rutandukaniye n'urw'umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC Bintou Keita yahagiriye. Ati, Joseph Kabila ntabwo ari umunyamuryango w'ihuriro ryacu keretse umunsi umwe nawinjiramo ashingiye ku mirimo myiza riri gukora. Ni umugabo ukwiye icyubahiro mu gihugu cyose. Muri Gicurasi na Kamena, Kabila yagiranye ibiganiro byinshi n'abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye barimo abanyepolitiki, abanyamadini, ihuriro ry'abagore, urubyiruko ndetse n'abayobozi ba AFC M23 bahuriye mu mujyi wa Goma na Bukavu. Chriso Ndasingwa agiye gutaramira bwa mbere i Burayi nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com. Umuramyi Chriso Ndasingwa ukunzwe cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, gutaramira bwa mbere ku mugabane w'i Burayi bikaba bimuhamiriza ko ari ikimenyetso cy'uko ibyo akora bifite ubutumwa burenze imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Chriso Ndasingwa yamamaye mu ndirimbo zirimo Wahinduye ibihe, Wahozeho, Ni nziza n'izindi zitandukanye zatumbagije ubwamamare bwe mu gihe gito. Izina rye ryamenyekanye cyane ubwo yakoraga igitaramo cy'amateka muri BK Arena tariki ya 5 Gicurasi umwaka wa 2024, akaba umuhanzi wa kabiri wujuje iyi nyubako mu gihe hari abahanzi benshi bakomeye mu Rwanda no muri Afurika byananiye. Mu minsi ishize yihariye ipaji y'imbere mu itangazamakuru ubwo yambikaga impeta umukunzi we Sharon Gatete ndetse bagateguza ubukwe buzaba tariki ya 22 Ugushyingo 2025. Ubu Chriso na Sharon bakomeje kugaragara cyane bari kumwe mu biganiro banyuza kuri YouTube, aho baba bavuga ku muziki, urugendo rwabo mu rukundo ndetse n'ibindi. Mu kiganiro na Inyarwanda, Chriso Ndasingwa yavuze ko agiye gutaramira i Burayi mu gihugu cy'Ububiligi. No bwa mbere azaba agiye i Burayi, akaba ariyo mpamvu abifata nk'urugendo rw'iyerekwa. Yahishuye ko azajyana n'umukunzi we Gatete Sharon. Yagize ati, igitaramo si jyenyine wagitumiwemo, ahubwo ni nk'itsinda twahawe ubutumire bwo gukorera igitaramo cyo guhimbaza Imana i Burayi. Ni umugisha ukomeye kubona abantu bo ku yindi migabane babona agaciro k'ibyo dukora
kandi bakifuza ko tubasura. Iki gitaramo cyiswe Wahinduye Ibihe Concert Brussels, Belgium, cyateguwe na Divine Grace Entertainment, kizabera mu gihugu cya Belgique i Bruxelles kuwa 8 Ugushyingo 2025. Chriso Ndasingwa yagarutse ku ruhisho afitiye abanyaburayi ati turagenda tujyanye impamba yo gushima Imana, guhamya imbabazi zayo no kubabwira abantu ko Yesu ahindura ibihe. Iyo mpamba si amagambo gusa, ni ubuzima twanyuzemo, indirimbo zacu n'umwuka w'amasengesho waturenze imbere y'urugendo. Nyuma yo kwandika amateka yo kuzuza BK Arena, Chriso Ndasingwa yatumiwe i Burundi ahakorera igitaramo cy'agahebuzo. Yavuze ko kuba agiye gutaramira bwa mbere i Burayi bisobanuye ikintu kinini ku murimo yahamagariwe wo kuramya no guhimbaza Imana. Yagize ati ubwo twakiriye ubutumire bwa mbere bwo kugeza Yesu i Burayi, twabyakiriye nk'igikorwa cy'iyerekwa. Twumvise ko Imana iri kudukoresha kurushaho mu buryo mpuzamahanga, kandi n'ikimenyetso cy'uko ibyo dukora bifite ubutumwa burenze imbibi z'igihugu cyacu. Yunzemo ati ku muziki wanjye bwite ibi bivuze byinshi, binyibutsa ko injyana ya gospel idafungiye mu ndimi cyangwa imipaka, ahubwo ifite ubushobozi bwo kugera ku mitima y'abantu hose ku isi. Bintera ishyaka ryo kurushaho kwandika, kuririmba no kuyobora abantu mu mwuka aho yaba ari hose. Chriso Ndasingwa yavukiye Nyamirambo, akurira mu muryango w'Abakristo Gatolika, nyuma aza kwimukira mu itorero rya New Life Bible Church ari naho abarizwa kugeza ubu. Yatangiye umuziki mu buryo bw'umwuga mu gihe cya COVID-19. Sharon Gatete ugiye kurushinga na Chriso ndetse bakaba bazajyana i Burayi mbere y'ubukwe bwabo, ni umunyempano wize umuziki ku Nyundo ndetse ari kuwuminuzamo muri kaminuza yo muri Kenya. Akunzwe cyane mu ndirimbo Inkuru Nziza imaze kurebwa n'abarenga 527 kuri YouTube. Yifuza gukomeza kwiga umuziki kugera ku rwego rwa PhD.